11 za nimugoroba. Sasa huyu muve habaye chikavu abayehova. Kwisi nkubeshye niba hari ikintu nsigaye niyumvamo nukubwiriza. Mbere nyitangira kubwiriza nabaga numva biri kumvuna no kwirirwa nkora ingendo, ariko kuva mbwirije abantu barenga 5 nkabona baje gusenga. Nese mbwira Yehova ngo nza gukorera iteka ryose. Nukuri ko Imana tugomba gukorera Yehova. Nje ndakubwira ko nzamukorera iteka. Kwinje mfite ubuhamya bwinshi butuma ngomba gukorera Yehova. Ariko ibaze ejo bundi nabwirije umusinzi, mubwiriza atari kubyumva musigira n'agatabara soma. Icyanangaje nuko ku cyumweru nagiye gusenga nawe musanga ku nzu y'ubwami. Hajya ku nzu y'ubwami ni yamaye nka data. Naguze inzu y'ubwami y'abahamya ba Yehova. Hamwe duteranira. Shaka nkunda kuvyibagirwa kandi ukundeba uko ndaterana. Shankura natere nkajya kubwiriza, ariko sinzi ikintu kimbamo kigatuma nibagirwa. Cyangwa ufata udutabo kabeshya ngo ugiye kubwiriza ugahita wiyicarira. Ukuri kwa Yehova ugira ngo mugabo w'imyotsi sije namuzanye n'abandi bagore benshi nije bababwirije baza kwa bahamya ba Yehova. Umugabo w'imyotso uramugabo kumubona ngo kera ari umwisilamu, namusanze hano mu cyokezo babaga ingurube, ndangije ndamubwiriza mwigisha ijambo ry'Imana, birangira nawe yemeye kuba umuhamya. Burana ura musore ukunda kuzamba ibipantaro binini, urana mugendeye amezi agera muri 2, buri saa sita mugeraho, ndajyaga nkunda kumusomera 1 muri Bibiliya. Zaburi 34:19 handitse ngo nubwo umunyakuri agira ibyago byinshi Uwiteka mukiza muri ibyo byose. Umva uyu murongo naramusomeye, umuhungu muzima yatakiraga kiza ka Yehova. Cyo kozaba Yehova turakunzwe pe, kuko nk'ubu hari igihe ujya kubwiriza umuntu amaze iminsi ari mu bibazo byaramubereye ingutu, wamara kumubwira ijambo rya Yehova umutima we ugahita ucururuka. Ubundi hari umurongo wa Bibiliya usoma nawe ubwawe ukumva umutima ugaruye ubuyanja. Reka nze nkwereke umurongo. Yesaya 41:10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Amen. Ntugire ubwoba kuko ndi Imana yawe. Nzagukomeza, ndagufasha, ndagushyigikira, ukuboko kwanjye kubugororotse. Uyu murongo urumva ukuntu utekanye. Nukuri kw'Imana pe Yehova kumena umugisha. Ahubwo tugende kubwiriza. Tugende. Ariko panya, niba hari ikintu nari gukunda muri iyi minsi igiye kavumbi, naba ba Yehova babikanye. Ndi kumara kwihishiriza ibiryo, nkajya kubona n'ibitabo banguye hejuru. Naba nabwiriwe simbabone. Oya, kavu wibambwira. Nje bajya kumenyera. Umunsi byatangiriyeho sinawibagirwa. Kavu dore twe turi kwikinira ku muhanda. Noneho banyurayo tubaka ubutabo bwo gusoma. Ubwo guhera uwo munsi twe tumeze nkaho tubahaye karibu. Ndi kujya kwirira ngabona bankaseho, naba ndi kwiruhukira ngabona baje. Niba nta kintu bimarira, niba babanza kumenya amakuru, ibaze ko nta munsi n'umwe baraza ngo mbahe n'ibiryo babyanga. Nge narabirebye ngera naho umutima wanjye unanirwa, ngera naho nekereza. Ngase abo bantu baneze agatarakingi niki gituma bahora bango ngiye kwirira. Ariko panye ibe wenda niwanyuwe habibiryo, none barabona ko iwacu ni kwa ngofero namuhibijyaho kubyanga kabirira ukuri. Panya ejo bundi mu rugo bagutekeye ifi n'ubugari. Jesus. Ngiye kubona banguyeho. Panya bambwirije amarira yuzuye mu maso, handi nabonaga nayisangamo va. Ahubwo mani ndabona za saa zabo zigiye kugera, reka cakaho nigira. Panya sawa nari sawa. Kandi rudakuba ndabona saa sita zigiye kugera, ahubwo ndakeka zanageze ugira ngo si yakese. none tukaba tukicaye hano imirimo nitwayishoje mani izindi zase habahamya baziraho. Aba Yehova Igo mani ibaze rero nk'ubu baje oya nta kibazo cyo kuza ahubwo nuko bazi umuntu ananiwe. Ahubwo mani umuntu niyazababwira bagahindura isaha bakazaba baza saa 11 za nimugoroba. Sasa huyu Muve habaye chikavu aba Yehova.
se hano nabahana kuba bizi ko ari gahunda ariko barasanga batagiye kure sikwi kubibona iyi niko ndi kubibona tubategereze ariko rero reka tubanze tujye kubwiriza rwo guhara hepfo turazamukira niko bimeze niko bimeze ndabona batagiye na kure turazamukira Jesus! Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. man ndabona bari kurenga epfiriya ariko se aba bantu barabahemba sha nanjye numbaza sha jya nabyemeye mbonye iriya kuraje afite ari kunyigisha man babaye babahemba sha nanjye nakemera ngo mu Yehova nanjye ngayakorera gutembera n'ibitaba gusa genda ujya kubahamagara nyamuneka niba uri umu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze ndagira ngo nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje aho bafite buri kimwe cyose umu content creator yakenera kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura, bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy uke bwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu inzozi zawe muri content z'ibimpamo.